murabishya sha mu by'ukuri murabishya aka kaga kose tuzagasangira tu iyi ni parti ya 13 birumvikana parti ya 13 iri finally cyangwa se finally part ya 13 mu by'ukuri sasa rero ubushize gira ngo twahoze tuvureba ku kintu kijyanye like n'ukuntu abantu sasa mu by'ukuri bakunze kuba baryoherwa donc no kuba umuntu yafata umwanya uhagije akumva ko kubenga ari ikintu cyiza cyane kandi kimubera akumva ko yarakomeza kugikora sasa mu by'ukuri akanibirengagiza ko iyo myaka birumvikana yamurenganye myani magambo reka mbanze mvuge gutyo sasa rero mu by'ukuri birumvikana iyi ni final cyangwa se ni finale birumvikana iyi segment birumvikana tumazemo igihe hanyuma rero sasa ubu ngubu rero birumvikana reka tuvuge kunoza ku kintu kijyanye no kuba reka tuvuge no ku kintu kijyanye no kuba sasa birumvikana ushaka kuvuga ati ese koko ko mu by'ukuri imyaka yandenganye cyangwa se ko ya myaka birumvikana ya myaka wavuze like ko nabinze nyine nkakuri kosa ryo kubenga nkafata igihe kindi cyane none bikarangira donc ya myaka injyanye burundu nkasanga none mu by'ukuri ya myaka nakagombye kuba nyine narakoze ibyo bintu birumvikana yarandenganye se mu by'ukuri nakuri iki yani magambo rero bisa nkaho ritararenga ariko nanone sinabura kukubwira ko ari nanone hari amahirwe akomeye yagucitse bite n'iki bite nuko burya uko wakora ikintu mbere y'igihe se ko wakora ikintu nyuma y'igihe cyarenze buryo uko biri kose ni habamo nazangaruka umuntu yirengera zijyanye no kuba umuntu birumvikana yaratinze mu kintu cyangwa se hari ikintu yakumbye kuba yarakoze imbere katakoze ibyo rero ntabwo bijya bikuraho ingaruka n'ubundi birumvikana ingaruka zo zirahari ariko nanone ufite ko bikosora nubwo bitakosoreka neza 100% ariko nanone ntago wabura byose ikintu cya mbere rero kiba kikugenewe hano cyane cyane ndavuga ku gitsina gore birumvikana iyo bigeze hano ukabona ugeze ku rwego sasa ari ikintu cyo gikurikiyo nta kindi ikintu cya mbere cyo gikurikiyo birumvikana ubukwe kuba open birenze uko yigeze uba open cyane just ku muntu wari we wese noneho waba wifuza kugutetsa hanyuma rero bitewe nuko hano yigeze hano rero mw'imyaka aba type benshi cyangwa se abantu benshi baza bateretse kenshi baraza birumvikana bakabona urakuze ne cya kintu cyo gukura burya igihe bakira bakabona rero ahangane handi rero uzugasanga ntago bakigusha maduke cyane cyangwa se ntago bakigushishikariye cyane hano rero ikintu bita bigusaba by'umwihariko mbere na mbere kugira ngo uve mw'ururungabangabo sasa rero tutangiye kwiga a trick nawe cyangwa tutangiye gutekereza ku mayeri na strategy zo kugira ute sasa rero zo gutangira kwiteretera namwe yani bagabo bitewe n'iki baba haratangiye bagutereta ukababenga ukabajugunyanga aho ngaho sasa rero uriyeranje nyine ukihangana warwishigisha baravuga ngara rusoma ari magambo rero ukwiye kurusoma ahanga rero myani hatabaho iki gutangira sasa kwitoza imico yo gutereta mw'abantu ntago bukwe kwizanishwa byandi bavuga ngo urumva ngo bwose ngo byagenda utengo yanyumva tengo yumvishe ngo umfashe gahunda yo kumutereza kandi nkubwira ko warwishigisha na rwisomera mu yandi magambo nyine birumvikana izuba rizangaruka utangiye guhanazo sasa rero bigeze hano ntago bikwinyira none guheranwa n'agahinda nubwo birangire hano iyo bigeze hano mu by'ukuri ushobora gukora ikintu kimwe ikintu cya mbere ukora no gutangira kwiga gutereta kwiga kwitoza mu yandi magambo gukura cyangwa kwiga gutereta umusore cyangwa se umuntu wese wakwifuje kugira kuko hano birumvikana ubutanye no sasa kwimurika like akugende wiyirika nyine ubiyirika ubigereza muri uru kugira ngo nuzaza mu by'ukuri aje kugira birumvikana abona ukuntu yagira ati abona ukuntu yagukura kuyishyiga nyamuneka ko ubutangiye kumira kuyishyiga kandi ibi bintu ntago bari byo mu by'ukuri rero ni ikintu ubukwiye kwitondera cyane ariko none biba byiza iyo bikoze mbere niyo mpamvu nkango ndi kukugiriza inama kugeza zigufashe wirinde ibintu byose ndagushimiye nyamuneka reka duhurire kuri finale ya 10 kuri parti ya finale ya 14 ndagushimiye.